Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibyiza wowe kuri iki gitabo cy'ubuzima umunsi ku wundi nizere kumeze neza mu byo uri gukora byose kandi niba utameze neza ugira ukwizera uraza kumera neza muri rusange. Nyemerera mfungure page y'igitabo cy'ubuzima nanone aho nyifungura bingukiye ku nkuru ifite umutwe ugira uti mu karere ka Ruhango abantu bararembye bazira kunywa amata bakaba rero ubu ngubu bari kwa muganga. Umubare w'abantu barenga 20 bajyanywe kwa muganga igitaraganya nyuma yo kunywa amata muri restaurant iherereye mu mujyi wa Ruhango n'ubundi mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Kugeza amagingo ntiharamenyekana icyaba cyarahumanyije abo bantu, gusa bafashwe bagaragaza ibimenyetso birimo gucibwamo ndetse no kuruka. Habarurema Valence akaba ari umuyobozi w'akarere ka Ruhango yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ayo makuru bayamenye. Yagize ati turimo gukurikirana abaturage bacu ko boroherwa ni restaurant isanzwe igendwamo n'abantu bariyemo bananywa amata. Ntabwo turamenya icyabahumanyije ariko inzego zibishinzwe zirimo gukurikirana, ari nako abashinzwe ubuvuzi bita kuri abo baturage. Ubwo ikinyamakuru Umuseke cyavuganaga na meya w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence yatangaje ko yari afite umubare w'abantu barenga 20 barwariye ku kigo nderabuzima cya Kibingo giherereye mu mujyi wa Ruhango. Ati undi tubona ko akeneye kwitabwaho kurushaho twamujyanye ku bitaro by'intara bya Kinazi. Habarurema Valence kandi yahamirije abaturage ko mu biribwa hari ubwo biba bifite ikintu cyatuma ubiriye arwara kandi ibyo bisanzwe bibaho, ndetse avuga ko abaturage bakwiye gutekana kuko abarwaye bari gukurikiranwa. Ikinyamakuru Umuseke cyamenye nuko bariya bantu ko basaga 20 baririye muri ya restaurant kuwa kabiri w'iki cyumweru guhari ku munsi w'ejo tariki ya 7 Werurwe 2023, ariko ibyo kurwara kwabo bikaba byamenyekanye kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Werurwe mu mwaka wa 2023.